reka rero dushimire Imana ko twageze ahangaha amahoro. Nimugoroba nababwiye ko nezerewe cyane, burya nta gisa no gutegura ubukwe ugatumira abantu maze ntumere nka wa wundi wategereje maze yabona biri kugenda nabi akajya mu muhanda. Twe ntabwo twagiye mu muhanda, ahubwo abatumiwe mwese mwaraje. Imana ibahe umugisha. Ndagira rero ngo dukomeze tugubwe neza, kandi ibyiza biracyakomeza kuza. Mbere yuko dukomeza, ndagira ngo mbabwire ku bijyanye n'insanganyamatsiko y'umwiherero. Abenshi muzi Icyongereza. Insanganyamatsiko iravuga ngo I will go make disciples. Nubwo niyemeje kugenda guhindura abantu abigishwa. Iyo ntego si nziza? Abemera kujyana natwe muri iyo ntego muzabura ibiganza. Twiyemeje kugenda kugira ngo duhindure abantu. Niyemeje kugenda mpindura abantu abigishwa ba Yesu. Iyo niyo ntego y'umwiherero. Ariko hari n'isomo riherekeje iyo ntego, kuko umuntu ugenda, umuntu uhaguruka nuko aba afite imbaraga. Ariko wa musore ufite imbaraga aba akeneye umuba hafi kugira ngo ahato ataza gutana. Mu Migani igice cya 20 umurongo wa 29, umunyabwenge yanditse agira ati, ubwiza bw'abasore ni iki? Ni imbaraga zacu. Kandi ubwiza bw'abasaza n'uruyenzi rw'imvi. Ibyo bintu byiza byo mwabyumvise, abantu abigishwa. Ariko noneho ntabwo twagenda twenyine tudafite abatubereye izuba, ababyeyi bacu, bakuru bacu, babandi ubwiza bwabo burangwa n'uruyenzi rw'iki? N'uruyenzi rw'imvi. Izo ngeri uko ari ebyiri muri iri teraniro zirimo. Harimo abasore aribo batwebwe, ariko harimo n'abasaza cyangwa se abakuze nabo bafite iryo kamba ry'ubukuru. Reka rero iyi nsanganyamatsiko ibe iyanjye, ibe iyawe. Impamvu tugomba kugenda tugahindura abigishwa niyo nshingano yonyine itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi ryahamagariwe. Ibindi ni ibyo kugira ngo iyo ntego igerweho mu buryo bwihuse kandi bwiza. Ariko kuba wicaye ahangaha nuko ugomba kuba wiyemeje kugenda. Yesu ati nuko mugende. Iyi niyo nsanganyamatsiko. By'umwihariko rero uyu mwaka n'utaha n'ukurikira ni imyaka y'ivugabutumwa mu buryo budasanzwe. Tuzabagezaho gahunda ko tuzakomeza kuganira, ariko mbere y'uko nakira umuyobozi kugira ngo tugezeho icyigisho, nifuje yuko iyi nsanganyamatsiko yaba mu mitwe yacu, kuko tuzaba ahangaha buri wese yiyemeje kugenda, kandi buri wese yiyemeje gukangura buri wese dufatanyije umurimo kugira ngo nawe mujyane he kugira indorerezi, kandi twese twarararitswe. Intego y'uko kwiyemeza kugenda rero nuko uyu mwaka wowe wicaye ahangaha nanjye uhagaze ahangaha tugomba kugira umuntu umwe dukiriza Yesu Kristo. Ngiye intego, umuntu
abantu bangahe? Mu gihe kingana iki? Mu gihe cy'umwaka tugiye gutangira ejo bundi tariki ya mbere, ushaka umuntu umwe ujye ku mavi umwereke uwamuremye kandi akamucungura, umwereke uwiteguye kuza kumujyana iwe, mubwire uti Mana, uyu muntu ndamukweretse, umunkundishe kugira ngo nzamugukirize. Iyo niyo ntego y'ivugabutumwa. I will go make disciples. Toujours. Hariya hari akabaraga gake. Reka nanjye mfate uyu mwanya mbanze nshimire Pasitoro Nkurunziza umaze kutugezaho icyigisho cy'ingenzi. Iki cyigisho nicyo cyari gikwiriye kubanza koko, kuko nk'umudivantisiti w'umunsi wa karindwi agomba kumenya amahame shingiro y'ukuri kwa Bibiliya. Icyo nicyo kintu cya mbere cy'ingenzi dukwiriye kumenya. Ni nayo mpamvu iki cyigisho twagishyize ku munsi wa mbere ndetse mu byigisho bibanza, kugira ngo iminsi yose tuzamara ahangaha dukomeze tuzirikane ese turi bande, ibyo dukora, ibyo twizera ni ibihe, kugira ngo igihe cyose bazakubaza impamvu y'ibyo wizera ujye umenya icyo usobanura. Reka mbere y'uko nkomeza amakuru amwe bagezaho n'uburebana n'umwiherero, twabatumiriye abigisha b'ingeri zitandukanye, uretse ko hari impinduka zigenda zibaho kubera impamvu zidaturutse ku bo twatumiye. Uyu munsi twagombye kuba turi kumwe na Pasitoro Setako, ariko kubw'impamvu z'uburwayi budakomeye cyane ntabwo uyu munsi yabashije kuboneka, ariko turi kumusengera ngo akire. Imana nidufasha ejo cyangwa ejo bundi nawe hari icyigisho yaduteguriye. Mu kanya kari buze turaba turi kumwe n'umuyobozi wa JIA muri Union y'u Rwanda, Pastor Marcel Dorimana. Ubu ageze hafi, yabageze hari mazamahoko, nawe hari icyigisho ari buduhe. Tuzaba turi kumwe na none muri uyu mwiherero n'abapasitoro, abayobozi b'ibyiciro muri Union yacu. Hari nka Pasitoro Kabindigiri Mariko, hari Pasitoro Rutaganzwa Leonidas, hari umuvandimwe Prince Bahati Uza ya Mudende. Tuzaba turi kumwe na Pasitoro Rukundo Isaye, n'executive ibyateguwe bizatangwe nk'uko bikwiye. Ntari nakomeza nanone cyangwa se ngo ntari icyigisho, nejejwe cyane no kubereka abapasitoro bayobora intara turi kumwe nabo muri uyu mwiherero. Bayobozi, ni agaciro kubana nawe. Ndagira ngo mbasabe yuko bababonye muhagurukiramo muri muhaguruke rwose. Mwababonye? Oya, ibigiri imbere. Ariko murabona ko muri JIA dushyigikiwe. Dushyigikiwe? None abanejejwe no kubana n'abandi bapasitoro n'abatari baza ni ba bandi bari gutegura abana turi bubane nabo saa 8. Hari abandikira ubutumwa bambwira yuko banze gusiga abana, nabo bafite impamvu ifatika. None reka twakire bari abapasitoro, turabakire mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Amen. Hari n'abadamu babo muri hagaze ubwabo. Iyo ufite pasitoro na madamu wajya haguruka, abadamu babo buri wese nahagarare
iruhande Adamas Eva San. Ukurikiyeho ni Rwanda Shane uyobora intara ya Rugamba. Ukurikiyeho William Habumugisha uyobora intara ya Karisimbi. Habyarimana Silvestre intara ya Bushiro. Gisenyi Habiyaremye intara ya Rurembo. Rutayisire Justin intara ya Nyamyumba. Mwambutsa Joseph intara ya Gase. Obedi intara ya Kinunu. Benjamin Tuyiringire intara ya Mbandani. Byiringiro Eme intara ya Bigogo. Semucyoja na Madame intara ya Gakeri. Garimana Vedaste na Madame intara ya Kiganda. Tumwita number 1. Nzaramba Paul intara ya Gitarama. Kabayiza Jean intara ya Gisenyi yatwakiriye. Gashabuka Evariste intara ya Kabaya. Hakizimana Emmanuel intara ya Rugerero. Bunoto Giste na Madame intara ya Mukingo. Habyarimana Elias Nuriya na Madame intara ya Ngororero. Ngira ngo mwabyanditse kandi mwabamenye. Na Madame wawe namuhoye. Hano niho bari kuzamukira. Mifemu ongera intambwe. Mu gihe Mifemu rero akiza ujya gutera uburezi. Uyu ni Mutuyimana nkunda kozera na Madame. Uyu akaba ariwe mugaragu wa mbere muri iyi firiti. Noneho turi kumwe na bari kuza ari ukuntu abanza kwirengagiza akanagira atya. Uyu mupasitoro mu maze umwanya muganira ni Pasitoro Nkurunziza Samuel na Madame. Niwe munyamabanga nshingwabikorwa wa firidi yacu. Noneho uyu mugabo yitwa Hagenimana Jean Paul. Buriya mu bintu byose muri kubona biri kugenda neza ahangaha nuko ifaranga ryabonetse. Uyu niwe mubitsi wa firidi yacu. Noneho ukurikiyeho ni Mifemu Nyiramahirwe Domitire. Nawe nubwo ari Mifemu ariko murabona yuko Mifemu na Jia hari iwacu tatubyita ngo ni impanga. Nawe nuriya rero turi kumwe na Pasitoro Naftali Habiyaremye, niwe bose wacu ahangaha muri uyu mwiherero, ariko akaba ashinzwe n'ivugabutumwa ndetse n'ubwunganizi n'ibindi byinshi byiza. Hari na Pasitoro Nkanika Faustin uyobora ishuri ryo kw'Isabato. Hari indi mirimo yihutirwa arimo ari buze kuboneka nyuma ya saa sita cyangwa se ejo. Hari imirimo yihutirwa ari gukora ntabwo yabasha kuboneka uyu mwanya. Hari n'abandi tutari kumwe nabo nibaza, nibo bagaragu banyu, niba babakorera neza mubakire mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Attention, Karabam! Saiba, kakubaza ikibazo. Duhagaze hano niki washima niki wanenga? Nyarutse. Ubwo uravuga mu mwanya wabariya bose. Murakoze cyane, murasa neza cyambere. Cya kabiri, aho mwajya hose bakwishima. Cya gatatu, mwambaye neza. Master Guide. Barasobanutse every day forever. Master Guide
niyemeje kugenda. buriya na madamu wa trezoriye nawe ni master guide. n'abandi bose batari ahangaha, biro ya firidi yose ni master guide. ntabwo turi ba genda ukore, ahubwo turakora tukinjiranamo twese. Imana ibahe umugisha, mujye kwicara. hari undi muntu nshaka kurereka. ibi ni kimwe mu byigisho, ni kimwe mu cyigisho ngiye gutanga. reka nsabe directeur wa gasi ngo mu ntambwe ya jiya, murabona atanabikwiriye. uyu yitwa Kariwabo Oswald, niwe muyobozi wa gasi cyangwa se Gisenyi Adventist Secondary School. ni rya shuri ryacu rya firidi ribarizwa hariya haruguru hamwe na Eglise Mère. uyu rero aha twateraniye, aha niho abanyeshuri be barara. ese ntihameze neza? ntihameze neza? ubu wakwehereza umwana ngo ajye aba aha hantu, ntiyakwiga afite n'ibitekerezo bizima. burya rero twe twashatse aho twihisha umujyi uradukikije, ariko iyo winjiyemo hano usa n'ugeze muri Edeni. mwabonye ibiti bya avoka, biriya nibyo tugaburira abana. iriya nzu mwayibonye? iriya nzu iriya mwayibonye? ibyaturutsemo mwumvise bimeze bite? mutegereze saa sita biraba birushaho. buriya rero ibyo tugaburira abana mutwoherereza byo birarenze, ngo byitirirwa umwana bigatera, ngo biriya ni ibigaragaza uko agaburira abana bacu. none abanejejwe no kumwakira ni bande? akamaro k'amatsinda mato mu itorero. akamaro k'amatsinda mato mu itorero. tumaze kumenya uku, ntabwo imigambi yacu na gahunda zacu zigomba kurangirira gusa mu nama tugira ngo zipfire muri twebwe, ahubwo zigomba no gushyirwa mu bikorwa. bumwe mu buryo bwafasha kugira ngo izo ngamba za zindi zose turi ahandi ku matorero iwacu kugira ngo zishyirwe mu bikorwa, nuko iyo amatsinda mato ayobowe na Mwuka Wera. Mwumve icyo kintu gikomeye cyane. iyo amatsinda mato ayobowe na Mwuka Wera kandi akaba yubatse neza, akora neza, afite intego nyayo, itorero riba rifite amahirwe menshi cyane mu gukurira muri Kristo. Amatsinda mato ayobowe na Mwuka Wera, icyo ni icya mbere. Akaba yubakitse neza, icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, ayo matsinda mato akaba akora neza. Icya kane, afite iyo gahunda zacu ngari z'umurimo zizashyirwa mu bikorwa nta kabuza.